Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe Mwami, tweze utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Turakwinginze ngo iyi ndirimbo kubere nk'umubavu uhumura neza, kandi utwemerere umwanya ntube impfabusa, ahubwo ube umugisha. Kandi icyo nanze ni ukora ku mwanzi, mpagaritse imyuka mibi, mpagaritse ibyakuyoberanya, mpagaritse Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera naza aganze ategeke mu ruhande rwacu, icyubahiro n'icyabona iteka ryose, amen. Tugikomeza turirimba indirimbo ya 383 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu ngaturiza Uwiteka. Nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi ntinyibiri bubeho, ngahagarika umutima Mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose. Ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni, azanyumvira nanjye. Ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni, azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza,
mwishingikirizeho. Ngeza ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Ngeza ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Uyu munsi nifuje ko turirimbana iyi ndirimbo, numvishe iri kumfasha, ndavuga nti namwe ibafashe mu izina rya Yesu. Muririmbyi aratubwiye ngo icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu, ngo ngaturize Uwiteka, ngo nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ni ukuri Yesu amaganya yacu ajya yikorera, nubwo uyu muririmbyi yabimusabye, ariko amaganya yacu arayikorera kubera ko yarabidusezeranyije. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ngo ndabaruhura, kuko umutwaro wanjye utaremereye, ngo kandi kunkorera bitaruhije. Nimureke rero imitwaro yacu yose, ibitugoye, ibituruhije byose tubizanire Yesu abitwikorerere, kuko yarabidusezeranyije. Imana itugirire neza. ngo nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ni ukuri witinya, wigira ikibazo, Yesu ari mu kazi, Yesu byose arabitegeka, Yesu byose azabigenza neza. Ni umwami w'abami, ni igitangaza, ni Imana y'amahoro, byose azabigenza neza, ntihagire ikiguhangayikisha. Ngo kenshi ntinya ibiri bumbeho, ngo ibiri bubeho, ngo ngahagarika umutima mwami ngize kwizera guke. Ni ukuri icyo dusabwa ni ukwizera, kandi kwizera kurarema. Izere rero Imana, wizere ko ishoboye byose, wizere ko ari umuhanga, wizere ko ari umutware, wizere ko ari umwami w'abami, wizere ko ari hejuru ya byose, kandi ni nyir'icyubahiro, byose arabishoboye, nta kibasha kumunanira. Ngo icyamukanyikorera rwose, ngo icyampa nkarorera rwose, ngo kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Ni ukuri iby'isi ntacyo byagufasha, nubwo waba ufite, hari ibyo amafaranga atagura, hari ibyo ubutunzi butagura, hari ibyo utunze bitagufasha, ariko iyo wishingikirije ku Mana, iyo wishingikirije kuri Yesu, ni ukuri uba ufite, ubuzima bwawe buba bufite ishingiro. Reka kwishingikiriza ku by'iyi si, kubera ko twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi tuzayivamo ntacyo dusubijeyo. Iby'isi ni iby'isi nyine, tuzabisiga, nta na kimwe tuzajyana. Ni ukuri byo kugutesha igihe, byo kugutesha umwanya, ngo bigutandukanye n'Imana, ngo bitume ujya kure y'Imana. Reka kubyishingikiriza, kuko ni ukuri hari abantu babifite benshi, ariko bafite ibibazo bitandukanye, ntacyo biri kubafasha. Ariko iyo ufite Yesu, Yesu ni byose umufite wese ntajya aganya. Izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe karuhura. Yesu arakuruhura. Rero wikishingikiriza ku by'iyi si, kubera ko iby'iyi si ni ukuri tuzabisiga, ntabyo tuzajyana. Ni ukuri nimureke tureke kwishingikiriza ku by'iyi si, tureke kwishingikiriza ku byo dutunze, tureke kwishingikiriza ku mafaranga, tureke kwishingikiriza ku bakomeye, ahubwo twishingikirize ku Mana. Imana itugirire neza. Ngo nabuzwa n'iki kuyisaba, ngo nkajya nyisunga nkayikoreza, ngo ayo maganya yose, ngo ngahumurizwa no kumenya yuko Data ugaburira inyoni, ngo azanyumvira nanjye. Ni ukuri ntuzabure kuyisaba, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo musabe muzahabwa, ngo kandi nimukomange muzakingurirwa. Ni wowe uri kubura kugira ngo usabe, Imana izaguha ibyo ushaka byose. Kandi Data ugaburira inyoni ntaho zihinga, ntaho zisarura, ariko arazigaburira buri munsi.
niba agaburira inyoni kubera iki wowe wataguha ibyo ukeneye? Imana itugirire neza. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntimukiganyire ngo tuzarya iki ngo tuzanywa iki, ngo kubera ko data azi ko ibyo byose tubikeneye, ngo ariko nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Igitero cya kane kiravuga ngo ntitwizere uko bikwiriye, ngo umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo, ngo ariko inyoni n'uburabyo ngo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawe byago gusa. Ntabwo twizera uko bikwiriye, icyo tubura ni ukwizera. Izere Yesu, wizere Imana, wizere ko ishoboye, wizere ko ari umugenga wa byose, wizere ko icisabye ikiguha. Kandi ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Niba ugiye kure, niba utandukanye n'Imana, niba wihebye, amahoro aragenda, amahoro akaguhunga. Reka guhagarika umutima kubera ko ufite Yesu ntacyo wabura. Yesu niwe utanga amahoro, kandi aya mahoro atanga ngo atemba nk'uruzi, ngo abisi ntibayazi, ariko abari muri Yesu aya mahoro barayagira. Iyo rero uhagaritse umutima uba watandukanye na Yesu, uba watandukanye n'Imana. Wihagarika umutima kubera ko Imana irashoboye. Imana ni byose, ni ukuri izakugirira neza. Icyo usabwa ni ugukiranuka, ni ugukora ibyo ishaka kandi ukizera rwose. Igitero cya gatanu kiravuga ngo ume kumenya ibyo nigishwa, ngo n'uburabyo n'inyoni mukiza, ngo nkwishingikirizeho ngo ngeze aho ushaka munshorera, ngo nukomenye nkiri mu makuba, ngo amahoro adashira. Imana itugirire neza. Ngo ume kumenya ibyo nigishwa. Nimureke twigishwe n'uburabyo, twigishwe n'inyoni, inyoni zidahinga, inyoni zidasarura, uburabyo burarabya, kandi ibyo byose ni Imana ibikora. Niba igirira neza inyoni, twebwe abantu yaremye, twebwe abantu bayo, twebwe izabura ite kutugirira neza? Icyo usabwa ni ukwishingikiriza ku Mana, ni ukwishingikiriza kuri Yesu, kubera ko arashoboye kandi yitwa Ndiho, ntajya ahinduka. Uko yari ari kera na n'ubu niko akiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko agikora. Uyu nguyu Yesu arashoboye, kandi Imana ngo ikinze ngo ntawe ubasha gukingura, ngo kandi ikinguye ngo ntawe ubasha gukinga. Ni ukuri humura, izere Imana, uyishingikirizeho, uyikoreze ibyawe byose. Ni ukuri emerera Imana ikubera umuyobozi muri uyu mwaka 2025. Twatangiye ku ijambo twasomye dutangira uyu mwaka, ni ukuyoboza Imana inzira. Uyu mwaka ni ukuyoboza Imana inzira. Yemerera rero Imana ikubera umuyobozi, ikubere byose. Ni ukuri ibintu byawe bizagenda neza. Icyo usabwa, izere Imana, ukiranuke, wirinde icyaha n'igisa nacyo, kandi ugire urukundo, kubera ko ngo ibindi byose bizashira, ngo guhanura bizashira, ngo ubwenge buzashira, ngo ariko urukundo ntiruzashira. Imana itugirire neza. Kunda Imana rero, ukunde abantu bose utarobanuye ku butoni, kandi ukunde n'abanzi bawe. Imana izakugirira neza. Imana idufashe cyane. Reka dusenge dushime Imana kubw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ubu butumwa buri mu ndirimbo. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo icyamukanyikorerera ngo amaganya yanjye yose Yesu, ngo ngaturize Uwiteka, ngo nkamenya yuko ibyanjye byose ngo bitegekesha ubugwaneza, ngo n'ubwenge buruta taho. Mwami Imana, ijambo ryawe ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange ndabaruhura. None Data wa twese uri mu ijuru rero, aya masaha uyu munota natwe turi imbere yawe kugira ngo tugukoreze ibyacu, kugira ngo tukubwire ibitugoye, kubera ko byose urabishoboye. Ntabakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Natwe turi imbere yawe, turagutegereje kugira ngo tugirire neza. Abankurikiye ndabasengeye, Mwami nawe biteho, bikorerera imitwaro, bikorerera ibaruhije. Mwami Imana ibibaciye intege, Mwami bibafashe, kandi ubiyereke rwose, ubiteho bagirire neza, buri wese uko akwifuza kubone. Ariko ikiruta byose, barindira ubugingo ko aribwo buzakubona. Data mwiza, dusengeye abarwayi bakozeho ukuboko kwawe gukiza, ubakize rwose. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye ababuze uko bagenza, Mana baremera ubuzima bushya. Mana dusengeye umurimo
wawe, gabanya abarimbuka wongera bakizwa, batarakwakira turakwinginze kugira ngo bakwakire, abacitse intege bongerera imbaraga, kandi mwami turakwinginze kugira ngo ababyeyi bategereje urubyaro nabo biteho bagirire neza, utegeke ku buzima bwabo bakira igitangaza nabo baheke. Urakoze mwami, turindira ubugingo kuko aribwo buzakubona, kandi turasenze cyane kugira ngo Mwuka Wera azaherekeze iyi ndirimbo ikore icyo wagambiriye. Urakoze kumbushe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mugoroba, kubw'iyi ndirimbo mwemeye ko turirimbana. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi biteho bagirire neza, buri wese uko yifuza Imana yibone, kandi n'ukuri nimwizere Imana izabagirira neza, ariko ikiruta byose nikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.